Ikaze kuri Mupenzi TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane nshaka ko uguma ku murongo ukareba video ukayirangiza kugira ngo uze kunyandikira nawe muri comment uko ubyumva. Iyi ngingo rero ni iyihe? Ndizera ko ufite amatsiko. Ni ubutumwa bw'akazi. Ubutumwa bw'akazi, akazi uzamaramo iminsi cyangwa se uzamaramo ubutumwa ugenda ukararayo, nubwo wagenda ukararayo uyu munsi ukazagaruka ejo cyangwa se ukararayo iminsi myinshi. Ibyo nibyo tugiye kuganira muri iyi video, uze kunyandikira muri comment wowe uko ubyumva, cyangwa se wenda nawe wajya kubitekerezaho, cyangwa se hari abantu waganiriye nabo muvuga kuri iyo ngingo. Ngiye twaraganiriye n'abantu benshi batandukanye, abagiye muri ubutumwa cyangwa se wenda nabo bagiye naho bagiye. Nicyo tugiye kuganira rero, gume ku murongo kandi ndizera ko iyi video iza kugufasha wowe wajya mu butumwa cyangwa se n'uwakiraga abantu baza mu butumwa bw'akazi aho hantu. Wari wajya mu butumwa bw'akazi wenda uri bumare nk'iminsi 3, 4, 5, akenshi usanga byanze bikunze ushobora kurarayo. Wenda abo bararayo nibo tugiye kuvuga muri iyi video. Wararayo umunsi umwe nkuko nabikubwiraga haruguru, wararayo icyumweru, wamarayo ukwezi. Ibyo byose nibyo tugiye kuganira, ugume ku murongo. Mperutse rero kujya mu butumwa bw'akazi, umunsi nagombaga kumara iminsi 5. Twagombaga kugenda ari ku cyumweru, tukazagaruka ku wa gatanu nimugoroba. Icyo gihe iyo tugiye mu butumwa bw'akazi nk'ubwo, akenshi ahantu henshi iyo baguhaye ubutumwa bw'akazi nk'ubwo ngubwo, rimwe na rimwe niba batarakwishyuriye aho urara, baba baguhaye amafaranga yo kujya gucumbika cyangwa se bakaguha n'amafaranga ya transport cyangwa se n'ayo kuzarya muri icyo gihe. Rimwe na rimwe se cyangwa bakakwishyurira. Iyo batakwishyuriye rero nibyo tugiye kuvugaho. Usanga rimwe na rimwe uvuga uti ubwo bampaye amafaranga wenda y'iminsi ingahe, iminsi 5, baba baguhaye yo kurya nayo gucumbika. Iyo bayaguhaye rero rimwe na rimwe uravuga uti hari ahantu, tuvuge n'urugero, ngiye i Karongi, bampaye ubutumwa bw'akazi bwo kujya i Karongi nkamarayo iminsi 5. Icyo gihe twagiye i Karongi tumara iminsi 5, twahagurutse ku cyumweru i Kigali, turagenda tujya i Karongi tumara iminsi 5. Bamwe rero bo twari twajyanye baravuze bati ngiye mfite umuntu twiganye utuye i Karongi, undi ati ngiye mfite mubyara wanjye utuye i Karongi, niho nzajya kwibera, ubundi nkazagaruka nkazava mu butumwa bw'akazi ariho n'ubundi nari maze iminsi. Baragiye babayo nyine, babayo. Twebwe twaragiye ducumbika nyine ahantu hacumbikira abantu, bakabagaburira, yewe ukanaharara, ariko atari mu rugo rw'umuntu. Nuko hashize igihe ba bantu twajyanye tutashye baravuga ngo uzi ko njye ntabwo nabonaga ukuntu nkora ripoti, ntabwo nabonaga ukuntu nkora raporo, sinabonaga ukuntu, mbese nta kintu na kimwe nashoboraga gukora. Yewe urabizi ko iyo ugiye no mu butumwa bw'akazi uba ugomba gukomeza n'akazi, n'ubundi akazi usanzwe ni kaba kahagaze. Ushobora gukorera, twatangiye gukorera ku ikoranabuhanga, usanga rimwe na rimwe hari ibyo baguhamagara gukora, bakakubwira ati wohereza ibintu ibi n'ibi, yewe usubiza ibintu ibi n'ibi, ukagomba kuvuga ati ndatanga ripoti runaka, kandi uri no mu kandi kazi hari i Karongi cyangwa se n'ahandi hantu bagutumye mu butumwa bw'akazi. Ugasanga ntabwo uri bubone umwanya, nutaha mu rugo rw'umuntu nturi bubone umwanya wo kwicara hasi ngo ukore bya bindi wisanzuye, cyangwa se akaba nibwo wenda nta n'ibintu ufite byo gukora uvuye muri ubwo butumwa. Tuvuge wenda ni inama murimo izamara iminsi ingahe, cyangwa se tuvuge ni nko gusura ibigo runaka. Aho ngaho wenda uravuga uti nintaha nta kibazo, nta bindi bintu nsubiramo ngo ndajya gukora. Rero iyo wagiye mu rugo rw'umuntu, wowe urabangamirwa cyangwa se uramubangamira, kuko burya niyo wamubangamiye ntashobora kukubwira ati ngewe wambangamiye, si ubundi kuki uza mu rugo rwanjye kandi ufite amafaranga yo kukubeshaho ahandi hantu. Ibyo ntiyabikubwira, ariko uyu umuganiriye arabikubwira. Ugasanga baravuga bati abantu baraza, ugasanga baje kuba iwacu kandi bafite amafaranga babahaye, ntibabe banaduhaho na makeya, cyangwa se ntibabe baza ngo bicare hano badufashe akazi. Hari igihe ugenda ukavuga wenda nk'uwo mubyara wawe uvuga, ugasanga nta mukozi afite, wenda afite akazi cyangwa se nta nagafite, yirirwa mu rugo. Ugasanga
afite akazi runaka, ari guteka, ari koza abana, ari koza ibyombo, ari koza ibintu byinshi byinshi byinshi. Wowe rero ntiwagenda ngo wicare hasi ukore ibyawe, cyangwa se wicare uruhuke, nubwo utaba uri gukora ibyawe wicare uruhuke, kuko uramubona hariya. Iyo utamufashije rero niho hahandi azasigara yinuba avuga ati uyu muntu ubundi umaze iminsi aha ngaha nta n'ikintu amfasha, nta n'ikintu yambaye wenda ku mafaranga bamuhaye. Kuko abantu benshi baba bavuga bati nubwo baba batayaguhaye cyangwa se baguhaye amafaranga make, baba bazi ko waje mu butumwa bw'akazi baguhaye amafaranga menshi cyane. Niyo myumvire abantu baba bafite, baba bazi ko wajyanye amafaranga menshi cyane. Ati reba nk'ubu umuntu umwe twaganiriye, nahoze mbabwira uko ngiye naganirije n'abantu abagiye kuba mu miryango n'ababacumbikiye n'abacumbikiye abo bantu bagiye mu butumwa bw'akazi. Umuntu umwe rero wacumbikiye umudamu yaravuze, yarambwiye ati reba nk'ubu araza, ntashobora kwibwiriza ngo mfashe ikintu iki n'iki, ntashobora kwibwiriza, yewe ntanashobora no kwibwiriza ngo azane umugati. Araza ahubwo yava mu kazi akaza agataha hano agaceceka, ntagire ikintu amfasha, ntagire ikintu, yewe ntagire na contribution atanga mu rugo rwacu, kandi amaze iminsi ingahe yose ari mu rugo rwacu nta n'ikintu adufasha. Abyuka akagenda akajya mu butumwa bwe bw'akazi, akagaruka nimugoroba akaryama, ntagire ikintu amfasha, kandi akarya ntagire ikintu amfasha. Ugasanga mbese barinuba, nyamara barabyinuba bakubwira wowe utaragiye kubayo. Uwagiye kubayo bakanga kubimubwira, bagatinya kubimubwira, bakamwinubira gusa, bakamurakarira. Ugasanga mbese bya bintu bivuga ngo umurenzaho wera ibijumbo bibeho, cyangwa se wera amasinde simbizi. Ariko icyo gihe byanze bikunze birakubangamira wowe, cyangwa se bikabangamira aho wagiye. Ubundi rero nganira n'umuntu nawe wagiye kuba muri izo famiye nyine, yagiye mu butumwa bw'akazi. Arambwira ati njyewe buriya iyo ngiye ntabwo nshobora kwicara hasi ngo nduhuke, ntabwo nshobora, mbese mbona hari akazi runaka nkumva nanjye mfite isoni nkajya kugakora, ugasanga buracya numva naniwe ntanaruhutseho na gatoya, nkagaruka hano mu butumwa twajemo. Ariko wowe iyo wigendeye ukajya aho ucumbika, hariya nyine bacumbika, yaba muri roge, yaba muri hari bimwe babyita roge, ubundi bakabyita cyangwa se muri hoteli, cyangwa se bakabyita muri guest house. Izo ngizo iyo ugiyeyo ubayo utuje, ukava mu butumwa bw'akazi ukaza ugasubiramo, ukaba wakora n'ibindi bintu, ukaba wakora n'akandi kazi usanzwemo, cyangwa se ukaba wakoreza na ripoti, cyangwa se ukaba watangira ripoti y'ibyo bintu uri gukora muri ubwo butumwa bw'akazi, mbese wisanzuye, ukaruhuka, ukagira gute, nta kindi kintu kikubangamiye, nta bantu ujya guhura nabo cyangwa se kuganira nabo mu mafamiye aho ngaho, ugatuza. Ushobora wenda tuvuge ufiteho famiye hariya, ushobora wenda kugenda ukabasuhuza, wenda nyuma y'akazi, nyuma y'ubutumwa bw'akazi ukagenda ukabasuhuza, ariko ugasubira muri za guest house cyangwa se muri ya hoteli ucumbitsemo utagiye kubayo. Wenda ari iwanyu byose ava ari iwanyu, ari kwa mama wawe na papa wawe, ushobora kugenda ukabayo. Mama wawe na papa wawe cyangwa se papa wawe ntabwo ashobora kukwinubira, cyangwa se ari umuvandimwe wawe muvukana. Uretse ko n'umuvandimwe wawe muvukana ushobora kugenda ugasanga afite akazi kenshi, ukawuburijeho kujya gukora ako kazi kumufasha, kandi wenda wowe wagombaga kuruhuka, cyangwa se wagombaga kuba ufite ibyo ukurikirana muri ako kanya. Rero njyewe igitekerezo nagize, numvise ko niba ugiye mu butumwa bw'akazi ugomba rwose kujya gucumbika ahandi ahantu muri izo guest house cyangwa se muri hoteli, uko ubyumva, uko ubyifuza, ariko ukicara ugatuza, ukaruhuka, ukagira gute, ugakora akazi kawe kakujyanye nk'uko wagiye kubikora n'ubundi, ugakora wenda n'ibindi. Mvuga haruguru nahoze mvuga ko ubu twatangiye gukora ku ikoranabuhanga, ushobora no gukora akazi usanzwemo kandi ugakomeza n'ubutumwa bw'akazi. Icyo gihe udafite umwanya, ushobora ujya mu mirimo ya famiye aho ngaho, n'ubundi nta cyagenda, nta cyashoboka. Wenda ushobora kuba utuye aho hantu wagiye gukorera, wenda uri i Kigali ariko ukaba ufite urugo i Karongi, aho nyine wagiye gukorera, nabyo sava. Ushobora kuba mu rugo rwawe ariko kujya kuba mu ngo z'abandi,
birabangamira, bikakubangamira, bikabangamira aho wagiye. Byose rero nibyo gutekerezaho, ugomba kubitekerezaho ukavuga utese mbe mu rugo rw'abandi cyangwa se mbe muri guest house cyangwa se muri hoteli. Ibyo bintu byagufasha wowe, bigafasha na hariya hantu washakaga kujya kuba, muri iyo famiye washakaga kujya kubamo, bikakurinda amakimbirane nabo, kuko hari igihe unahava ugasanga mwashwanye ntibakubwire mu by'ukuri, ariko ahubwo bakakwanga kandi batakubwiye. Nibyo bya bintu nahoze mbabwira ngo umurenzaho, kurenzaho ntabwo ari byiza. Ubundi wakabaye umubwiza ukuri aho kugira ngo usigare umuvuga, usigare umwinuba, usigare ubwira abandi ngo reba nk'uko uwo bamubwiye bati reba amaze iminsi hano nta kintu yadufashije, habe no kuzana umugati kandi afite amafaranga y'ubutumwa bw'akazi, habe no kuza ngo amfashe gukora akazi ko mu rugo, habe no kuza ugasanga arakwinubira, ugasanga mbese iyo akwinubira hariya ni nako yakwanze. Muri we mu by'ukuri uba wamaze kuva mu mutwe we, uba wamaze kuba yaba yamaze kugusiba mu bantu akunze, mu bantu bakundana cyangwa se mu bantu b'inshuti. Byiza rero utekereze nawe, ubitekerezeho. Niba wajyaga ujya mu butumwa bw'akazi ukajya muri famiye, ubitekerezeho wibaze, kuko izo famiye ujyamo ntabwo zishobora kukubwira, ntizishobora kukubwira ngo rwose uratubangamiye, ariko zikubwira abandi. Rero ihangane, niba wajyaga ujya muri mafamiye y'abantu, ihangane pe, ujye ushumbika ahandi hantu kugira ngo ureke kubangamirana. Nawe ubwawe birakubangamira rega, ni ukuvuga uti njyewe nubwo byangambangamira ntacyo, ariko ndacyura amafaranga yanjye yose. Oya, ntabwo ari byiza. Cyangwa se niba wiyemeje kujya kuba muri izo famiye nyine, ugerageze utange contribution, nkuko nawe umazemo iminsi uryayo, ugira gute, woga amazi yabo, uteresha ipasi umuriro wabo, ugira ikintu cyose, utange contribution. Uvuga uti wenda hazanye nta umugati cyangwa se nzatanga amafaranga runaka muyo najyanye mu butumwa. Wenda tuvuge muri guest house wishyuraga kuryama yo gusa, kuko wenda mu butumwa bw'akazi aho ujya niba ari inama mujyamo, wenda mufata za breakfast hariya mukorera cyangwa se mukaba munaryayo. Uvuga uti niba nishyuraga guest house 10,000 ku ijoro cyangwa se 15 ku ijoro, ndatanga wenda 7,000 cyangwa se ibyo 15,000 mubivugana uti njyewe naje mu butumwa bw'akazi, aho kugira ngo ntange amafaranga hariya, reka nyabahe mwebwe mugire icyo muyakoresha, aho kugira ngo ntange amafaranga yose. Urumva niba utanga 15,000 buri joro ujya kuryama muri guest house cyangwa se muri hoteli, wenda ushobora kubitanga nk'ibihumbi 100 cyangwa 80. Uvuga uti aho kugira ngo mbitange hariya, reka nze mbibahe, wenda ni kwa mubyara wawe nk'uko wabivugaga, cyangwa se ni ku nshuti yawe mwiganye mukundana, cyangwa se wenda mwene wanyu runaka ntazi uwo ari we. Uvuga uti uvugane nabo, ubabwira uti njyewe rero nzaza gukorera aho ngaho i Karongi cyangwa se i Nyagatare cyangwa se ahandi mu ntara. Umubwira uti nzaza gukorera aho ngaho, none aho kugira ngo ntange amafaranga hariya muri guest house cyangwa se muri hoteli, reka nze nyabahe mugire namwe icyo muyakoresha, nanjye nsige contribution mu rugo rwanyu, ubundi mpabe kuzageza igihe nzarangiriza mission, nzarangiriza ubutumwa bwanjye bw'akazi ntahe. Icyo gihe ni mu byumvikanaho bakabyemera, yego. Rimwe na rimwe none abibabwira gutyo bazabyanga, no ya nta mpamvu yo kuduha amafaranga, ntaki. Nyamara nubwo bakubwiye gutyo ntibizababuza kukuvuga ngo bakubwire abandi ngo nta contribution watanze, urara mu rugo rwabo cyangwa se ugira gute, usange barakubwira abandi. Ibyo nakubwiraga, niba atari iwanyu, niba atari kwa papa na mama wawe, niba atari ku muvandimwe wawe muvukana munsi ibere rimwe, wirinde kujya kuba mu ngo z'abandi zindi. N'ubu yaba ari inshuti yawe magara, niyo yaba ari mubyara wawe, niyo yaba ari inde, ureke kujya kuba mu ngo z'abandi. Ugende ukodesha ahantu uba, ukore ubutumwa bw'akazi, niho batarabishyuriye aho muba, kuko hari igihe babishyura aho muba bakavuga bati wenda tuyishyura hoteli muzagenda mukabamo, mugakora akazi mukazagaruka. Igihe batabikoze gutyo, wirinde kujya kuba mu ngo z'abandi, niba atari umuvandimwe wawe, niba atari iwanyu mu rugo wanyu uvuka, ureke kujya kuba mu ngo z'abandi. Kuko nibyo nakubwiraga ngo wenda wababwira uti nzabahaye amafaranga runaka nari nazanye, n'ubundi bazavuga bati n'ubundi se reba bamuhaye amafaranga yo kurara 50,000, ariko reba yaduhaye 10,000.
kandi wenda washoboraga kubona guest house ushobora kuraramo ku bihumbi 8 zijya zibaho, tujya tuziraramo 8,000 kandi nziza zifite ibintu byose, ukavuga uti uvuze rero uti mahe 8,000, usanga avuga ngo reba bamuhaye amafaranga menshi ariko yaje kudukinga aya mafaranga mu maso, aza kutuza uburyo aza kuko burya umushyitsi aba ari umushyitsi, nubwo mwaba muvinda imwe, uragenda wenda usange hari icyumba abana bararagamo, wenda hari abakobwa abahungu, bakavuga bati kiriya cyumba umukobwa araramo, wenda urajya kurana na uwo mwana, cyangwa se wenda baramwimura kugira ngo wowe ubone aho urara. Hari ibintu bigenda bibangamira buhoro buhoro, bimwe na bimwe ugomba rwose kwirinda kugira ngo udateza ambuteyaje mu rugo rw'abandi, cyangwa se kugira ngo utagira ibintu ubangamira. Ubitekerezeho nawe wumve, wenda hari ingo wigeze kujya kuraramo, cyangwa se wigeze kujya, wenda hari uwo wacumbikiye nawe uzi ukuntu bibangamirana. Ibyo bintu bitekerezeho. Wowe wajyaga ujya muri misiyo, utekereza kuri ibyo bintu, wenda hari ahantu wagiye muri misiyo runaka, hari uburyo wabonye bimeze, hari uburyo wenda wabonye byanze bikunze, wabonye hari ahantu wabangamye, cyangwa se wenda wabonye ko nawe hari ahantu wabangamiwe, byanze bikunze hazamo ako kantu ku mpande zombi. Wowe hari igihe utekereza uti nagomba kuba ndi kuruhuka, nagomba kuba ngira gute, wenda ukavuga ati no, nta kibazo, icy'ingenzi ni uko nyura amafaranga yanjye yose. Uriya nawe uramubangamiye, akavuga ni rimwe na rimwe akakubwira ati rwose uzaze ube hano, rwose kuki wajya kuba ahandi dutuye aha ngaha. Cyanze bikunze nubwo yakubwira gutyo, uramubangamiye, keke hari uburyo umubangamiyemo, hari uburyo umubangamiye, simbizi ukuntu nabisobanura. Wowe urabizi, wowe wagiye kubayo, nawe urabizi, wowe wacumbikiye umuntu waje mu butumwa bw'akazi, urabizi. Turabizi, tuzi uburyo tubangamira, cyangwa se tuzi uburyo tubangamirwa kubera izo mpamvu. Tubitekerezeho rero. Bagenzi banjye bajyaga bajya mu butumwa bw'akazi, mujya mu butumwa bw'akazi, wenda n'abandi bantu simbizi, umuntu uza kureba iyi video aze kutubwira wowe uburyo yumva byagenda. Ese nta kibazo wowe ubibonamo? Utwandikire muri comment utubwire, nibyo natangiye mbabwira. Rwose umbabarire unyandikire muri comment umbwire uti rwose iki kintu nanjye nagitekerejeho, cyangwa se unyandikire muri comment. Mumbabarire, hari abantu nshaka ko banyandikira muri comment. Wowe wagiye muri misiyo ukaba mu miryango y'abandi, wowe wacumbikiye umuntu waje mu butumwa bw'akazi, uri umuntu uri famiye, uri mu rugo, ufite mu rugo rwawe ugacumbikira umuntu waje muri famiye, nawe unyandikire muri comment. Ibyo bintu byose ndabyifuza, nifuza rwose ko mwanyandikira mukambwira ukuntu mwajyaga mubibona. Ese wowe uramutse ufashe gahunda yo kuvuga uti nka biriya nakubwiraga nyine yo kubwira umuntu, ese wigeze ubikora? Warabikoze? Utwandikire muri comment. Wafashe amafaranga wagombaga gutanga muri guest house cyangwa se muri hoteli, uyaha muri famiye runaka, uti ndashaka kuba aha ngaha, ariko aya mafaranga reka nyabahe, aho kugira ngo njye kuyatanga hariya muri guest house, reka nyabahe, wenda yazabagirira akamaro. Wenda wasanga yari yarabuze wenda nk'amafaranga yo kongeraho ngo yishyure minerivare y'umwana, ukavuga uti urumva iminsi 5 yose wishyura nk'ibihumbi 15 muri guest house, ni amafaranga menshi cyane. Ariko uyahaye umuntu muri famiye nyine, iyo nshuti yawe cyangwa se uwo muvandimwe wawe cyangwa se umwene wanyu wundi, yashobora kumugirira akamaro, kuko n'ubundi ntabwo ayo mafaranga 15,000 ushobora kubirya muri iryo joro uza kuharara gusa, cyangwa se mu gitondo breakfast ufasayo gusa, ntabwo byayatwara yose ngo ashire. Byanze bikunze hari make basigarana yo kugira ngo babafashe mu buryo bwabo. Cyangwa se ibyo byose ubinyandikira, wigeze kubigerageza? Ese wabaye muri famiye ubona utabangamiwe? Ese wabaye muri famiye wacumbikiye umuntu waje mu butumwa bw'akazi, wabonye utabangamiwe? Unyandikire muri comment. Njyewe ku giti cyanjye kurara mu mafamiye rwose ni ibintu biri kure yanjye. Ntabwo, niba nagiye mu butumwa bw'akazi, ntabwo nshobora gukorera mu mafamiye runaka, kereka ari wenda ari mu rugo iwacu. Tuvuge wenda niba ngiye gukorera iwacu aho mvuka, wenda hari nk'umubyeyi wanjye uhatuye, wenda muri iki gihe usanga abantu batagituye hahandi mwari muri, wenda cyangwa se nta n'abagihari, biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko niba ugiyeyo
atari iwanyu mu rugo uvukamo rwose ndakwizeje ndakwinginze ubitekerezeho wumva icyo ugomba gukora wumva icyo ugomba gushyiramo umutima wawe mu mutima wawe umutimanama wawe ugisha inama umutimanama wawe wumva icyo ugomba gukora niba wajya kuba mu mafamiye cyangwa se wajya kuba muri guest house cyangwa igihe batabishyuriye aho mujya kuba mu igihe batumye mu butumwa bw'akazi nabakubwiye ko hari ibintu bibiri hari igihe bagutuma mu butumwa bw'akazi bakaguha amafaranga runaka yo kuzakoreshaho muri ubwo butumwa bw'akazi cyangwa se hakaba n'igihe bakwishyuriye hoteli aho uzajya icyo gihe batakwishyuriye hoteli rero nibyo twavugaga ntugomba kujya kuba mu mafamiye ugomba kujya kubamo uratwandikira muri comment wowe urabyumva uti njyewe ku giti cyanjye numva atari byiza kujya kuba muri famiye niba waguhaye amafaranga yo kujya kuba yakubeshaho mu butumwa bw'akazi genda uyabesheho nyine urebe ahantu uba ucumbika haba hari ahantu henshi ho gucumbikaho kugira ngo ujye kubangamira guteza ambuteyage mu ngo z'abandi kuko nabikubwiye umuntu ntashobora kubikubwira pe ngo yerura kubwira kujya imbere akubwira ati no birambangamira ntuzaze ntugire ute ntuza hari n'ugenda atababwiye akagenda gusa nk'ugiye kubasura agashyira ibikapu aho ngaho ugacya mu gitondo akajya muri misiyo y'akazi ubundi akagaruka nimugoroba akaryama gutyo ya minsi yose igahita igataha ubundi yarangira agataha nta kintu akoze umbabarire pe utekerezeho unyandikire muri comment wowe kubyumva unyandikire nengeye kubisubiramo kubyumva ndondore kubyumva kandi nari nabikubwiye ariko unyandikire muri comment impande zombi waba wowe warabikoze waba utarabikoze waba wowe waje gucumbikwaho unyandikire muri comment cyangwa se n'undi wese utarajya muri misiyo cyangwa se n'undi udafite akazi gatuma ajya muri misiyo munyandikire mubwire rwose iyi ni ingingo ihora inkora ku mutima cyane mpora ntekerezaho nkabura ukuntu nabivuga nkabura ahantu naganirira kugira ngo mbibwire abantu numve ko nabo icyo babitekerezaho wowe ureba iyi video uze kunyandikira muri comment umbwire ukuntu wowe ubyumva umbwire wowe sinzi ukuntu numva nabigusobanurira kugira ngo uze kunyandikira muri comment nawe byanze bikunze wahuye n'icyo kibazo njye nita ikibazo wahuye n'icyo kintu uze kunyandikira niba utarahuye nacyo urabizi uzi mugenzi wawe wakwinubiye nkuko nanjye wari wanyinubiye ntanamubajije akanyinubira icyo gihe nawe byanze bikunze wari wakwinubiye waba waragiye muri misiyo ukabajya muri famiye hari uwo winubiye waba warawucumbikiye umuntu waje muri misiyo ufite famiye aho ngaho hari uwo nawe winubiye cyangwa se winubiye mu mutima wawe ntiwavuga ibyo byose ubinyandikire muri comment ndagushimiye rero wabanye nanjye muri iyi video ndizera ko igufashije ndizera ko iza kuyohereza abantu benshi ndizera ko iyi video iza kugera ku bantu benshi cyane kugira ngo izafashe abantu benshi cyane batandukanye niba utarajya kubitekerezaho nawe ukubiteho agatima wumve umutima w'inama wawe ukigutegeka kugira ngo twese dufashanye tureke guteza ambuteyage cyangwa se tureke kwitera ambuteyage umutima wacu nawe muri iyi video rero ngenera mupenzi nk'ibisanzwe coach mu mibanire ubuzima iterambere ndetse n'imibereho myiza kuri inzozi zawe inzira niyi bye